ese wari ubizi neza ko iyo utazi ugana Google cyangwa se waba udasobanukiwe neza ukagana YouTube ikagusobanurira search yonyine? Iyi ni application wakoreraho amafaranga kandi noneho ukanamamarizaho imbuga za nkoranyambaga nka YouTube, TikTok n'izindi nyinshi cyane. Hano haba aba followers benshi kandi bashoboka, yaba abo hanze cyangwa se abo mu gihugu cyawe, aho ariho hose wabukorera. Iyi application igufasha kwamamaza imbuga nkoranyambaga zawe kandi zikagaragara mu minsi mike cyane. Iyi bayita Cheers, ni application ujyaho ukareba video ziba ziriho ngufi nk'iza TikTok. Uko ureba video niko uba ukorera amafaranga mu gihe kinini. Iyo utindaho ureba video cyangwa ugasharinga abandi bantu, uru rubuga ruba rwaguha amafaranga. Dore ukuntu rero application ikora. Urabona nk'uko uri kureba video niko baba barabara amacoin. Ayo macoin iyo abaye menshi aguhereza amafaranga. Noneho igikurikiyeho gufungura konte kuri uru rubuga. Amara gufungura konti mu gihe gito cyane, uko ushyiraho video igakurikirwa birenze uko wowe wabitekereza. Nk'ubu ngubu iyi konti yanjye nashyizeho nta mezi abiri ashize igezeho, ariko igize like 300,000 birenga, aba followers 80,000 barenda kugera mu 100,000 mu gihe gito cyane. Rero nk'ahangaha ufite izindi mbuga nkoranyambaga zawe ziri hasi cyane, byagufasha kuba wazizamura ushyiraho urubuga rwawe ukoresha rweruye nka YouTube cyangwa TikTok n'izindi nka Instagram n'izindi, ukabona aba followers, ukabona n'iki, ukabona n'ibindi bikurikira. Urabona ubu ngubu tugiye gushyiraho video. Uko niko dushyiraho video ku rubuga. Ushyiraho video ngufi itarengeje iminota 2 cyangwa se umunota 1 n'amasegonda. Ubundi cyangwa se niyo washyiraho n'amasegonda make cyane birakunda cyane. Ijyaho video ngufi cyane umuntu adatindaho ngo abe yarambirwa. Dore nuko bigenda, ni ibintu byoroshye cyane. Video ubu turi kuyishyiraho. Uru rubuga ntabwo byayo bikomeye cyane ku buryo kurukoresha byakugora, kuko urabyumva ni ibintu umuntu akora nk'ibisanzwe nk'uko washyira ku zindi mbuga TikTok, YouTube, Instagram, Facebook n'izindi. Ahangaha aba subscriber babita aba followers babo abanyabo, kandi noneho bo ubabona bajyaho umunsi ku munsi. Ntabwo ari nka za zindi bavuga ngo wenda ngo ziracuruza aba followers. Oya, iyo uwapostinze urababona aba followers, kandi noneho video zawe zikarebwa cyane, ukabona ko imibare yiyongera. Ku bantu bakunda kubona imibare ikabashimisha cyane y'abareba video, uru rubuga rwagufasha cyane kuba wakumva mu mutima wawe umeze neza, kubera ko ubona ko video yawe ukoze itari gupfa ubusa, ubone like imwe cyangwa views imwe. Hano abenshi ni abantu bareba bari mu bihugu byo hanze, ariko nabo mu gihugu cyawe ntibajye baburamo. Rero ahangaha byagufasha kuba wakamamaza imbuga zawe byoroshye, kandi noneho zikagera kure hashoboka cyane. Waba ukora ibintu bigufasha, bifasha n'abandi, nawe ukabyungukiramo. Urabona nk'ubu video nshyizeho mu kanya igezeho. Nka video yanjye ya vuba cyane, nta munsi umwe ushize, ariko iri mu bihumbi nka 3 birenga. Urabona rero ifite ibice bigera muri 5. Hari aho kureba video arizo ureba, hanyuma bakakumarira amafaranga bitewe n'uburyo wamazeho umwanya nuko washarinze. Hari nahanditse kujya wafunguye konti, aho uzajya ushyiriraho video handitse create na konti yawe. Irakora neza cyane.